Mwiriwe yemwe. Muraho mwana wanje. Mwiriwe amahoro mwana wanje. Muraho mwana wanje. Yesu! Wagene harukimwe. Mwana wanje se ndanywa ko ari ukwirirwa mu bantu bose bantoteza ngo ninje utagira ubukwe ahangaha. Unakubwiye ngo nzagushakira umusore ngira ubukwe mwana wanje bikaba byarananiranye kugira ngo mbande kunywa mfite amahoro mu bandi. Papa, abasore ndabafite rwose. Tabarenze batatu. Ahubwo muri iyi minsi ndaza gushaka tayimu ndewe kwanda. Mbana n'ibiraya hano. Abasore mbashaka akakanya kugira ngo uhitiremo uzaba umusweranyi wawe mumenye. Papa vuze ngo iki? Niko bimeze ngomba kumugushakira. Ukugira ubwenge? Oya niko bimeze. Ko icyo utumva nige, cyo ni igitangaza wa mukobwa we koko. Nta kibazo nyine. Gusa kubera ko ari wowe nta kibazo ndabikurikira. Yego rwose cyo nicyo gikurikirane mwana wanjye. Papa nta kibazo rwose reka mbazana akakanya ngaho umitiremo. Nuko mwana wanjye. Yego I want problem. Nihiya manite ubahamagare baze hano. Yakajama hano bro wowe mwa ni hano man ahabwa mutanananga yo mwa Yesu we indaya mbaya. Murakomeye muraho shushu murakomera soko murakomera cyane muraho sheri wanjye umeze neza ni byiza Mwana wanje naba ngaba wambwiraga. Papa naba ngaba. Bitira umusore mwiza umeze nkawe biye. Niko wa musore. Kuwageze iwanje uri kumva umukobwa wanje wazamutungisha iki? Mfite byinshi byo kugutungisha. Mfite amaboko cukura tuwarete za rubanda. Mfite umutwe nikorera ifumbire rya rubanda. Ndetse amaboko yanjye amfasha no guhingira rubanda. Ubwo rero urumva sinabura icyo mutungisha. Akazi ukora we uri umukene ntago wantungira umwana. Nawe wa musore we ndi kubona wageze ahangaha. Umukobwa wanje kumva wamutungisha iki? Venge reka nkubwire rero icyambere mfite amafaranga. Icya kabiri ngiye none ikimenyi ngiyewe. Umukobwa wawe nano nzamutuza naranje kwategura nzamujyana ikuzimu none naranje kumutegurira ibanza yewana mva naradepye ibintu byose inzu y'amabati 40
naje kuyitereka. weho uri umutinde nyakuja ntiwantongera umukobwa musore weho ikikugenza umukobwa we naramukunze kandi nabonye ari mwiza naramushimye niyo mpamvu njewe nafashe icyemezo gikomeye ndavuga ati ngo n'uyu nguyu ni ahantu heza hatagera imvura hahora hari agahehere karinganiye neza ubu sayizi ahantu nzamutuza ashobora kwibaza ngo ni ariko wihibaza ndahari ngiye kuhakubwira ubu mu ijuru nagejejeho icyo bita amabuye n'umucanga ngomba kugenda nkamutuzayo tukibanira karamata nuko bimeze tu rero n'abasore mwe mwese ibintu byanyu nabyumvishije umukwe muhisemo niho umukwe nzashingira umukobwa wanjye yego musaza abandi mwese nta n'umuntu nshaka kugira ngo njya mbone amagarariye mu rugo oya mubatahe nta mutsindi haguruka Yewe uramutwimye se. mwatinze no kundengera umuryango mugende mutahe yego